Alphonse yahagurukiye gukemura ikibazo cy'abana bo kwa Pascal batiga. Hagati aho duherukana Dina atakambira Patrick amusaba icumbi. Yararimuhaye se n'urunana. Ariko uzi ko ingurube bidatinda gukura Nyiramari. Kubera iki? Reba izi za kane uko zingana. Sejo bundi wazimuzaniye ari ibibwanara. Erega zitaho. Kandi itungo ryose iyo warikurikiranye ukarigaburira nta kabuza rikura neza. Cyakora ntubeshye mukora mike mukazitaho pe. None se ko numva bivuga nk'utunegura kubikora no kugira nabi. Kandi ndi kubashima ko muba mwazikurikiranye neza. Niba udushima se kuki wowe utajya udufasha? Barakwitaba telefone ukomeza untota amagambo gusa. Allo? Allo? Mwiriwe neza Budensia? Mwiriweho Nyiramari? Uyu munsi se Ndutiye yongeye kujya mu mafilime ntiyaza kwiga? Uyu munsi yaje ariko nashaka ko namwe nk'ababyeyi be muza tukagira ibyo tuganira ku burere bwe. Ego ko. Ubwo se urashaka njyewe cyangwa ni Stefano? Muje mwembi byaba byiza kurushaho. Ariko umwe atabonetse akaboneka undi nabyo ntacyo bitwaye. Reka mubwire numve ko aboneka akaza. Dore kandi urakubye utamubwiye ko ngiye guhita mfata ibikoresho nkagenda. Nkubwo icyo kiraka cya Filipo koko nsanze bagihaye undi bagira ngo simpari wankizwa n'iki koko Nyiramari. Ni ikiraka se ko mbwiye ngo aradutegereje ku ishuri ngo tuganire ku kibazo cy'imyigire ya Ndutiye. Ato nawe arahamagara ntagaseko. Ubwo ibyo nibyo yaraguhamagariye. Nyamara ngo kugera ku ishuri tukaganira na mwarimu wigisha umwana wacu nabyo bigira uruhari mu mitsindire y'umwana. Ahubwo se uragiyeyo ko ngiye ubona ndi muri aka kazi. Ariko ibaze ngiye kwirirwa ku mashuri ngo ndumva uko bigisha Ndutiye. Nkaho ari ngiye widirigitira ucunga uko abari mu bigisha abana. Ubwo se turabigenza gute kubona nanjye ndi mu kandi kazi Stefano? Turabyihora se kandi wumva umwarimu wigisha umwana wacu adukeneye Stefano? Hari icyo nshinja se Nadine. Mana yanjye wagira icyo gushinze yabari nashima pe. Watugire neza ngiye n'umwana wanjye. Iyo ataba wowe tuba twaraye mu bihuru n'ukuri. Nari ngize ngo hari ikibumbaraho. Kuri ntacyo pe. Ntacyo rwose. N'ukuri mu bantu bake basigaranye ubumuntu ku isi. Imana izabiguhera umugisha. Ngaho rero soka nkinge ntaza gukerwa akazi. Ye baba we uradusohoye Patrick koko. Ndabasohoye nyine. Ariko Patrick. Urumva sinasiga iwanjye hadakinze Nadine. Kuri Patrick. Urumva banasiga iwanjye hadakinze. Ntiwambwe se kurara hano ijoro rimwe bugacyo ujya gushaka handi ujya kuba. Niryo twavuganye pe. Kandi rwose ndanagushimira ko wancumbikiye neza. Haguruka rero ugende ujye gushaka huba nta nkinge njye mu kazi. Ibyo uvuga no kuri Patrick. Gusa disi nkiyongira Imana ukamundi munsi umwe wenda bwajya kwira nabonyeho kuba. Umva kandi uratangiye. Waje umbwira ngo nguhe umunsi umwe none utangiye kumwira ngo nkongerere hundi umwe. Urumva byari nk'amatakira ngoye. Nubwo nakubwira ngo ncumbikire uyu munsi gusa ngo buracya nabonye ahomba mu bigaragara ntaho mfite nari kujya pe. None ukaba wifuza iki? Ko wakwihangana n'ubundi waraye wihanganye Patrick. Ukanyongera undi munsi umwe gusa wo gushaka ahomba. Ntabwo byashoboka Nadine. Ntabwo wakongera kurara hano indi nshuro. Wenda simpa ariko mpirwe Patrick. Nukuri guhita mpambere utwanya nkagenda akakanya ntibinyoroheye pe. Sinzi ko nabona aho nayerekeza. None se nuhirirwa urarara he Nadine? Ndahashaka pe. Ndetse ntibirinda no kugeza nijoro. Umugore uraza kujya namaze kubona aho kujya. Ibintu uri kumbwira ndumva ntaho bitane n'injuga waraye unteye nimugoroba. Ntabwo ari injuga Patrick. Uyu munsi nutaho ugasanga ntarabona honge. Rwose unyirukane pe. Ni ngewe ubigusezeranyije nta zindi mbabazi ngusaba. None se ko wanaguhise kugihe rufo? Kugira ngo singiye se. Ugiye muri aya masaha se rufo? Umuntu wese. Cyangwa amazi yatembye ageze kurenge mu rugo ndebe icyaraye mu nkono. Ntabwo nshonje pe. Gusa ndashaka kujya kureba Pascal nkamureba hakiri kare. Ese ubwo icyo umushakira niki gitumye umuzindukira muri uyu museso koko? Muntu ndashaka umurango tuganire ku kibazo cy'abana be batiga. Uzi ko yaba Muzara na musaza we bose nta numwe wiga. Kuvuga Muzara na Kazehe se ukagira ngo umwe muto we ntiyakabaye yiga mu nshuke. Kwahuri. Afite n'undi sigeje igihe cyo kwiga. Jewe rero abonzi ni bari abakuru mparangongana nabo bari mu makosa. Hari n'undi rero. Ngaho. Nuko nyine akiri mutoya bataratangira kumujyana mu mirimo ivunanye nk'abakuru be. Ariko arahari. Ya papa. Urumva rero ko mfite impamvu yumvikana no kujya kumureba tukabiganiraho.
yego birumvikana rufo ariko nanone wari kubijyamo ikigoroba twahingutse ni ukuri urase nimugoroba ubona Pascal wamukura kireka kumusanga mu kabari kandi sinshaka ikibazo cy'abana be rwose batega tukiganira mu kabari cyakora nyine ibiganiro byo mu kabari nta gaciro biba bifite ntako rwose ntako bigira ushobora no kumubwira ibintu akabyumva yarangiza akakwihorera ni ukuri wamubaza uti se byagenze bite bya bindi twavuganye kutabishyize mu bikorwa akakura katabyibuka yari yasinze bariya ni abasinzi yewe nanjye numvaga nshaka kujya kureba mukobwa Jana amenya uko we n'umwana we bameze ariko nzaba njyayo urumva ntabwo twavira mu murima icyarimwe ni ukuri uzi ko kubera bariya abana hari abantu batangiye kujya bambwira ngo inshingano zanyu zo kuyobora umudugudu ngo zirananiye ngo ninegure ngo iki kuri pe ngo inshingano zakunaniye se kuko abana ba Pascal batiga saba bonyine rega hari n'abandi nuko Pascal we yabaye akahebwe nta n'umwe wiga niko ameze nta wundi rwose n'abandi usanga umwana yiga yagira hagati ukabona barimukuyemo none se nk'uba yaramutangije nyuma akamukuramo ku bushake ko akamaro k'ishuri aba akazi nk'amwe abayobozi b'inzego z'ibanze mumubwira iki kugira ngo yemere kumusubizamo ariko urabona ko ikiganiro nk'iki ku myigire y'umwana cyari gikenewe ni ukuri pe ndetse n'ubutaha mujye mumpamagara igihe hari imyitwarire mibi yamuranze nze turebe uko tubigenza buriya rero ikibazo tugira ni ababyeyi baduharira inshingano akumva ko kuba umwana yaje ku ishuri bihagije we nta rundi ruhare akwiriye kugira mu myigire y'umwana nanjye hari ubwo nabyumvaga gutyo ariko maze kubona ko ari ukwibeshya ubufatanye bw'umwarimu n'umubyeyi nibwo butuma umunyeshuri yiga agatsinda wakoze cyane ubu rero ushaka wakwitahira ariko ugakomeza ukareba nanjye nkareba ku buryo atazasubira mu mico mibi reka nanjye ngushimire byimazeyo Budensiya kuko iyo ataba wowe uwo mwana aba amaze kuba mayibobo yirirwa muri filime nanjye ndaho nzi ngo umwana ajya kwiga nagombaga kubamenyesha ikibazo cy'umwana kuko nanjye ubu iyo mbyigumanira mba nzi ngo musibye umwana ntaze kwiga ni ukuri ndabigushimiye nivuye inyuma kandi kumbwira amakosa y'umwana ni nabyo byabaye intandaro yo kugira ngo menye ko yize n'ingeso mbi zo kwiba niwo musaruro rero wa bwa bufatanye bwiza bwa mwarimu n'umubyeyi tuba tuvuga yego disi iyo umubyeyi yisanzuye ku mwarimu wigisha umwana we bigenda neza ni kimwe n'iyo umwarimu yisanzuye ku mubyeyi nabyo bigenda neza rwose none se ubu iyo mba nkuzi nk'umubyeyi mubi wa wundi utajya wumva ko umwana we yagira ikosa ugira ngo nari gutinyuka kuguhamagara ariko si uwo mubyeyi abaho koko umwe se cyangwa babiri Nyiramari turabagira rwose bamubwira uti umwana wawe yakoze iki n'iki aho kukumva akagutuka ngo umwangire umwana yego kore umwarimu se yaba yanga umwana bapfa ikidi ahubwo nuko ari imirimo myinshi tugira naho ubundi ngewe najya nibwiriza nkaza mutanantumyeho nkababaza uko amasomo y'umwana ameze mu mirimo myinshi rero ufite ugomba no kugena umwanya wo gukurikirana imyigire y'umwana wawe ku buryo buhoraho haba mu rugo no ku ishuri biragoye Budensiya biragoye pe kwiyemeza ngo nzajya mbikora mu buryo buhoraho ntibyoroshye nanjye ndabizi ariko ugomba kubikora nibyo byonyine bizatuma umwana atsinda ku kigero cyagenwe ndetse nawe bikaguhesha ishema erega iryo shema ryo kugira umwana uzi ubwenge w'umuhanga ntawe utarishaka ariko kuriharanira biratunanira gusa bizagenda bite disi ko gahunda zose twashyizeho zo gufasha abanyeshuri ntacyo zabamarira igihe ababyeyi mudashyizemo uruhare rwanyu si uko mukobwa aja uzankorera ishyano ni gute wifata ukabwira mudugudu ngo nta bwenge agira koko njye se njya ndipfa n'ukunzi namubajije nansubiza uko nzafata abana babiri bose nkabajyana mu ishuri reka ngo usubize mukobwa nawe kabye nta nubwo ari babiri gusa ugomba kujyana mu ishuri n'umwe muto w'imyaka 5 agomba kujya mu mashuri y'incuke rufo simfe na mukobwa aja nubatuka ariko abakire namwe hari aho mukabya rwose ukumva ko n'uwabatuka ataba akabije rwose karabaye none wenda ntaba ari nk'aya w'umuyobozi ariko ukumva ko nk'umuntu usanzwe rwose kumutuka ntacyo byaba bitwaye none se umuntu ukubwira ngo jyana umwana mu kiburamwaka kandi n'abagejeje igihe cyo kwiga warabuze amafaranga yo kubatangiza uwo muntu ubundi aba afite ubwenge buzima koko yegora twabuze amafaranga agura ibikoresho bya Muzara none ngo tuzabona agura n'ibyakazehe na murumuna umbwire
ndagira ngo mbabwire rero ko ubu ngubu atari ukubinginga, mugomba kujyana abana bose bagejeje igihe cyo kwiga mu ishuri, atari ibyo hazafatwa izindi ngamba. ndagusetse Rufo. Ese reka nshime ko n'ayo mafaranga abonetse nubwo ntaho yava, imirimo aba bana badukoreraga tuzajya tuyikorerwa nande. Mumbarisi icyo kibazo kirakomeye, nge ntabwo nabasha kugisubiza. Urumva, ubwo ngewe icyo ngiye gukora nzatanga raporo mu mudugudu wanjye. Urumva ko hari ababyeyi babujije abana babo uburenganzira bwo kwiga, noneho abayobozi bankuriye nibaza ubwo muzabaza icyo kibazo cy'imirimo bo bazakibasubiza. Rufo, ndakumva. Wenda abo bayobozi bo hejuru waba bihoreye, jewe na mukobwa Jana tugiye kubishyira muri gahunda yacu, umwaka utaha rwose tuzatangiza Muzara, sibyo? Erega nababwiye ngo si ukubatereta, kuko narabinginze bishyira kera kandi ntacyo mwakoze. Icyo mbabwiye rero, uyu munsi ni ugushyira abana mu ishuri, mutabyemera mukambwira nkashaka ikindi nkora. None ko tukubwira umwaka utaha ukabyangaza, uragira ngo tuzajye kubatangiza mu gihembwe hagati? Bitwaye iki? Wigeze umujyana se banga kumwakira ngo nuko umuzanye mu gihembwe hagati? Ko bikomeyera. Twumvaga twazamujyana umwaka urangiye akazatangirana n'abandi. Oya mugire vuba ahubwo. Bahaye iki cyumweru gusa. Mu gitaha n'ingaruka ngasanga muri abajyana ku ishuri. Ibindi bisobanuro muzayivugira imbere y'amategeko. Gutangaye cyane se? Umva, ni ubwa mbere wanjye hasokoye kuri iki kigero pe. Uzi ko no hasi umuntu yakwiryanira? Nazo tangajwe nuko nakoropye akabasa neza. Ntabwo umuntu yakwemera ko akoropye gusa. Ubanza wagiye uzana n'irangi usigaho. Yego ko warangiwe. Ubwo sirangi nari kuhe Patrick, no kwakoropa bisanzwe nta ikirenze nakoze. Ubuse wabitekereje uti Nadi? Reba no hanze wahakubuye, waharuye imbuga yose irasa neza. Mana yanjye we ndumva byandenze pe. Oya nta cyose ugiye kukurenga Patrick. Nase nari kwirirwa mu rugo nkirirwa nice ntise ngo ni nagasoko byibuze n'ukuntu wangiriye neza. Nyine soko irahari, ariko iri ku rwego rutabaho pe. Reka nta birenze. Ese byabe byavoka bihuka hasi ahangaha ku irembo, wabishyize he? Nabikuye ndabyegeranya mbijugunya hariya mu ngarani. Wakoze pe. Urakoze nawe. Sinzi uko nagushimira. Nakarekare akajya kuri toilette bagaharuye urahakubura koko. Taka ibintu byiza we. Nagiye mbona hateye ubwoba pe. Ibyasi byaye byarazitangiye ku buryo hagiyemo n'inzoka utayibona. Nadi. Karabe. Nukuri wakoze pe. Urakoze nawe. Sinzi icyo naguha ngo ngushimire. Oya nta mpamvu yo kunshimira Patrick. Ahubwo biba bikunda ni ngiye wagushimira. Kuba warandwanye ukancumbikira nafite ahandi ho kwerekeza. Nge numva bavuga ngo kubaho no kubana. Nanjye ngucumbikira numva ko ngiye kugira neza gusa. Sinari nzi ko ushaka kunkorera ibintu nk'ibi ngibi pe. Nta kibazo kuko nawe wangiriye neza. Nadi. None humbuze icyo mvuga. Ubaye iki se? Na ya myenda narunze mu ibase wayimeshe. Nayimeshe ndayizinga nyishyiraho ku ntebe. Nguze kuyijyanira mu cyumba cyawe da nanze kukinjiramo. Sha navugaga ntarabona pe. None ibingi byo birandenze rwose. Gusa ndagushimiye pe, ndagushimiye byumve. Iyi myenda ubu ngubu numvaga nzashaka umugore mpa amafaranga akayimesa. Umugore se reka natwe twese turi abagore da nta cyagore bashoboye batudashoboye. Nyine Nadi, sinzi icyo nagukorera ngo wumve ko ngushimiye. Gusa mu magambo make wakoze cyane. Gusa nyine hari icyo ntakubajije. Kimbaza rwose ndagusubiza Nadi. Nubwo mu gitondo nakubwiraga ngo byanze bikunze bataha usange nabonye aho kujya, mu by'ukuri ntaho mfite. Ubusuro ngero ncumbikire rya none cyangwa mfata utwanye njye kuri urongotana.